bya bintu bya yago njya mbona ari haraho yamuharabitse amwita n'imbwa yaramumututse narabibonye ngewe ku kiganiro banavugaga mu gikorwa nyirizina ubwo niho nibandaga oya mu gikorwa ntago yawe mu gikorwa se ubwiza ukuri JALAS ndabikubwiye manitse ikiganza cy'iburyo uzabaze n'abahanga uzabaze n'abatekinisiye kwikinisha biri mu bintu bya mbere biryoha kwikinisha biraryoha ku rwego ndi kubikubwira nkanjye uzi wikinishijeho biraryoha ku buryo Right, JALAS Official TV turabasuje twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye twongeye kubana namwe ari nako twongeye kubana n'uyu mupapa mubona imbere yacu mu bihe bitandukanye twagiye tuganira ibiganiro bitandukanye by'ubuzima ndetse uyu munsi ntabwo turi bujye kure yabyo n'ubundi ni Ronge kanyaciyemo igihe amakuru ni meza turashima Imana hagati aho umwaka mushya twese ariko se twari bwawugeremo reka tuzashima impundu dutabarutse ariko waje nibyo uyu munsi rero nakugendere kugira ngo tuganire byinshi bitandukanye nari nzi ko turi buganire ku bintu bijyanye n'imirire uko mbona nabyo wabyinjemo shaka kugira amakuru mbimenyaho ariko n'ubundi ntabwo ndi bujye kure cyane y'ibyo twaganira ubushize tuganira wari wabwiye uti ngewe ndi urugero rwiza rw'umuntu wikinishije yego nkabihagarika ariko nkoresheje imiti ikomoka ku bimera bikanyemerera yego ariko utambikamo akantu ngo buriya abagore cyangwa abadamu cyangwa abantu b'igitsina gore nibo bari kuri leti yo hejuru mu kwikinisha yego buriya ntago abantu babyumvise neza hari iyo umuntu atumvise ikintu uko nshaka ko acyumva ntago binezeza mba nshaka ko umuntu yumva uko nshaka kuvuga ikintu kuba naravuze uburyo bw'abadamu uko aribo bikinisha si uko aribo bikinisha ahubwo burya abadamu bo nuko batavuga bo ntibavuga bo babikora mu ibanga ariko abagore rwose ugiye kujanisha gushyira mu ijanisha ku bagabo abagore barikinisha cyane ahubwo bo kubera ko ibintu byabo biba bimeze nk'ibanga ntabwo ushobora kumenya ko bikinisha ubimenya ari uko wenda twatumenyetso tumwe twa hato na hato tugenda dufata umuntu wikinishije tutangiye kumwataka kuko umugore ntiwavuga ngo ararangiza vuba yarikinishije arangiza vuba nk'uko umugabo ingaruka wahita uzibona yes ariko umugore ntabwo wahita uzibona zo urazibona ariko we uzibona we niwe uziyumvaho ikindi cya kabiri zigira impact ku mugabo mu gihe umugabo bari gukora raporo sexuelle cyangwa se imibonano mpuzabitsina bimugiraho ingaruka rero ni iyihe burya kugira ngo uzabone umugore yarikinishije akarongorwa ariko akarangiza biva kuri nurangiza uburyo umugabo aba yakoresheje imbaraga nyinshi ukoresha imbaraga z'umurengera kugira ngo ubashe byibura kurongora wa mugore agira ate arangize ikindi cya kabiri ku mugore ntabwo agaragaza ntuza ako kanya kuko umugore wikinishije ntibimukuraho kuzana y'amavangingo ariko bidasobanuye yuko ariko bose baba bameze hari ubwo amavangingo abura bigakamya amavangingo ariko kenshi 80% ntago bikamya amavangingo ahubwo bimwambura bwa bushake yagiraga bwo bw'ibyiyumviro by'umugabo ariyo mpamvu nashatse ko uyu munsi ndashaka ko tubigishe gusa umuntu ajya amenya ukuntu agomba kwitwara ibyo nibyo ngira ngo rwose tubwire umugore ugomba kwitwara ku mugabo umugabo ugomba kwitwara ku mugore mu gihe ugiye kwinjira muri cya gikorwa yego abantu ntibazandamirwe kuko ngewe domaine yanjye ni ukwigisha wibera mu mabanga y'abashakanye utyo nta n'ikindi nzi narabuze nti numbaza kuvura inzoka sinzabishobora numbaza ku ibindi bijyanye n'ubundi buryo bw'ubujyanye n'ubuzima nshobora kukoriyanta ku muntu nzi ushobora kuguha ubufasha bw'inama iyi nama burya ni izambere sinzi abantu impamvu bihutira kuvura kuvura burya ururimi iki kiganiro nkoze cyakuvura
nticyakuvura se cyane rwose. ikiganiro nshobora kukiguha ibyo utaruzi ukorera iwawe cyangwa bibera iwawe mu rugo. Hari umuntu umwe ndaza kumukumvisha yigeze kuntuma arambwira ngo mufashe twaganira hafi nk'icyumweru aza gufata icyemezo nyuma numvise ibye biri hejuru noneho ambwira kuko ari hanze ambwira ko kuko rabizi Burayi bagira gahunda y'ibintu byanze bafata gahunda yo gutandukana umugore kwe n'umugabo kwe bagakora divorce. Ubwo gahunda ntiyagendaga neza ntabwo yagendaga ariko ampisha akantu nyuma nza kuganira n'umugore we nsanga afite kakabazi nicyo mbabwira cyo kuganira burya abantu bihuta mu kuvura ntibivura ariko kuganira biravura. Ariko ukajya kwa muganga urwaye ariko kubera ko ugiye washakaga nyirinkwaya utabona nyirinkwaya ukaremba ariko wabona nyirinkwaya ni urwo rugero ugiye kuguha ugahita ukira kubera ko wabonye nta n'ikintu aguhaye akakwandikira n'utunini ugenda ukagura muri farumasi ariko kuko wabonye nyirinkwaya ugahita ukira. Noneho umugore tuganiriye aranganirira nsanga umugabo yaceremye aca ku ruhande ntiyambwira ukuri. Nza gusanga bya bibazo byose twaganiriye bikubiyemo uburwayi we yifitemo. Umugabo kuri we nta kibazo yari afite ariko byari riri bari Canada I think bari Canada we byari muri gahunda rwose abantu b'Iburayi sinzi ukuntu biterera bumva umwanganiza ukwe n'ukwe banaseka bumva nta kibazo ati tubona turi muri divorce ariko ntiturayisinyaho dukeneye ko ibintu bijya guhehe ku murongo. Mbanza kuganira nawe byibura mu nama zishoboka mbere yuko yakwihutira kuba yakoza miti. None umugore nyuma tuganiriye nza gusanga umugabo wafitemo ikindi kibazo kimutera cya kintu yararwaye diyabete. None hari abantu batajya babimenya diyabete iyo uyirwaye iragenda ikangiza ya misemburo yawe ikananiza ya mitsi y'igitsina ku buryo kugira ngo ugire ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina biva kure kubera ko insulini iba yazamutse iragera ikangiza ingingo zimwe zigize umubiri wawe. Noneho icyo gihe rero wowe iyo uzi ubwenge urwana no kumanura ya diyabete. Iyo wamanuye ya diyabete nta kindi bisaba rero. Diyabete buriya se wabonye ibiyongera biriya niki? Diyabete ni discipline. Ushobora kubaho ubusevuze ngo ndayirwaye wamenya ko ari jyewe. Urugero ndi kuguha uretse ko ntabyena ngo ntacyo ndusha n'abayirwaye ariko tujye tumenya n'uburyo tugomba kwiyitaho n'uburyo tugomba kwivuza n'uburyo kwivuza simbireba cyane ko wambwira ngo uravura diyabete se wayivura ariko inama kuri diyabete irakuvura. Iyo ugiye kwa muganga hari inama baguha igomba kugufasha mu buryo bwo kugira gute bwo kuba ya diyabete yawe wayitwara kandi ukabana nayo. First of all sport ntifasha nawe uzajya kwa muganga ndabona umubyibuho uri kugenda wiyongera uko nakubonye bushize ndabona byara meze ukuntu ariko se wowe ntubizi rero igikoma cya diyabete bisaba kugira discipline. First of all sport ukayitaho. Mugabo twaraganira nsanga nta sport akora kubera time nkeya bagera hariya ariko time wagira niyo wabyuka ukafata umugozi mu cyumbi wawe ugasimbuka iyo ni siporo. Ibyo uri butaransipire bifite akamaro mu buryo bwo kumanura isukari. Icya kabiri imirire. Icya gatatu iminywere. Kajya umenya ngo niba ari icyayi unyweye hari amasukari bita kandere niba ari kanderere niba iri amasukari yo muri ntuza mu alimentation ubwo babimenya batari babizi. Hari abantu bibera mu cyaro burya batazi diabete akajya azi ko ari ukugenda bakamutera izo nshinge cyangwa bakamuha ibyo binini ibyo bindi bishobora kumufasha mu buzima bwe kandi ubuzima bwe bukagenda neza ntabyo abazi. Iriya sukari usanga igura nka 5 cyangwa se 6 hari izo bacuruza mu bagorozi bazi ari amasukari bagira uretse ko ari ntago sinjya nyemera neza ntabwo nyemera neza kuko iyo yumvise muri supermarket ziba zirimo hari izo bita brown sugar. Iriya brown sugar ni sawa ariko iyo yumvise nayo ifitemo akantu k'agasukari ariko kanderera iyo ushyizemo utuntu turenze 2 3 birarura byose nabikozeho test ariko brown sugar burya uko biri ariko kumwe ngo zirango zo mu bisheke ngo zikoze mu bisheke ngo natere igisheke abantu mutabizi mu bimenye ndabibabwiye igisheke kiri mu bintu bizamura isukari ku rwego rwo hejuru.
icya kabiri ubuki abantu hari umusaza twaganiriye isukari ihora muri 500 atuye Kentucky yarambwiye ati mvura nti ufite ikihe kibazo mbona abantu benshi bareka isukari isanzwe bakayisimbuza ubuki nibwo nta mu kinyarwanda baca umugani mu mbabare ni ikinyarwanda ngo nta munyo nta mukwaha nta huvuye nta hugiye nge nkunda gutera iyo migani imeze bityo kuko bifite igisobanuro kuko naraje ndayisanga uvuye ku isukari isanzwe ugiye kubuki ubuki bwo bufite bushobora buzamura isukari ku rugero rw'100 ubwo isukari isanzwe mu manuza izamura isukari ku rugero rwa 80 no kuvuga ngo ikintu numvise kimwe tutararengaho hari uburwayi umuntu ashobora kugira bukaba bwamubuza gukora neza gahunda amabanga y'abashakanye igego we ntabimenye cyangwa se impamvu atabimenya imbaraga arabimenya ariko kuko yiteye kuko yanyweye cya kinini akumva ubuzima ari ubwo ati ibindi byose discipline akayijyaho neza ko yarangiza ajya kunywa icyayi ati ndakoresha ubuki bwa buki tayari ya sukari yagerageje kwirinda yagerageje discipline yagerageje kuyiha ariko yarangiza akahita ayizamurira muri cya cyayi akayizana yayikubiye ngo nkoresha umusaza yarayimaranye imyaka ngo 10 ngo nge nkoresha ubuki ngo bw'umwimerere butuma muri Afurika ni ukuvuga ngo mu buriri hari ubwo bitagenda neza ntago byishobora kugenda neza bitewe n'ubundi burwayi umuntu afite bidafite aho bihuriye n'intege nke bidafite aho bihuriye ni uko kwikinisha muvuga bidafite aho bihuriye niyo misemburo muvuga kuko imisemburo already baramaze gupfa iyo isukari yazamutse ntago imisemburo yakora neza kameme ibyo ndabyumva umubiri nyine uri muri leta itari normale rero ikintu tuba dukoye kubwira abantu ni ukubaho ukuri cyangwa se kubabwiza ukuri umuntu ntakihutire kwirukira kwa muganga gusa inama cyangwa se ikiganiro nanjye niyo mpamvu natangiye mvuga nti hano ndabona ibimera by'ubwoko bwinshi za black pepper za rosemary byinshi cyane ibyo ni ibimera bivura ushobora unabibonye ushobora kwifashisha nawe ubwawe nyine nanjye ibyo ndi kuvuga za avoka ubunyobwa icyo ngewe ndi gushaka kukubaza nk'urugero rwa mbere nk'ubunyobwa uvuze ku bunyobwa akamaro kabwo murakakibuka hari umuntu utakazi akamaro k'ubunyobwa ngo bwongera spams amasohoro yego ariko ntabwo ari ubunyobwa bwose hari ubunyobwa bubisi ntabwo ari ubunyobwa ushobora gufata ubunyobwa bubisi nkafata ubuhiye cyangwa se ubukaranze ubunyobwa bubisi bushobora kuzamura intuza amasohoro yawe mu buryo bwiza bugira amasohoro iyo urya ubunyobwa bubisi ariko nanone nturye bwinshi kuko uriye bwinshi nabwo ntabwo ari bwiza ari bubisi kuko ubunyobwa bubisi bisaba ngo niba ari bwo wariye ntabwo uriye bubisi bwinshi kugira ingaruka wajya gutura hahandi ariko ubuhiye ubwo warya bwose nta kibazo bwagutera ariko ibintu byinshi byose bitera ikibazo so icyo nshaka rero kugira ngo tuze kugira ni ukwigisha abantu kugira ngo n'ufite icyo kibazo ntakirukanke mu kwivuza ngo yumve ko kwivuza ari byo bikenewe ikibanza ari ukumenya eske mfite ikibazo cyangwa se ikibazo n'icyo kitera nk'umuntu n'urugero ubona kubwiraga w'isukari niba ufite ikibazo cy'isukari ukaba udashyukwa mu by'ukuri niba udashyukwa urarenganya kwikinisha birashoboka kuba yaranikinishije akaba yaranarwaye n'iyo diabete yarikinishije uwo birumvikana ariko se niba utarikinishije ukabona uruviri ntirubyuka nikabyuka uti kararyamye warangiza ukambwira ngo unywe isukari y'ubuki ubuki bakubwira ko burenga 100 ku gipimo kizamura isukari burenga 100 abahanga bazabibwira nuvuga ngo igipimo ubundi isukari igira ku buki kirenga 100 none warangiza ukambwira ngo urwaye diabete no sugar mu mehani isukari iri mu buki niyo nyinshi kurusha isukari yo mu ntuzo yo mu gisheke yo mu bisheke cyangwa se mu nganda iriya sukari iba nyinshi cyane ubwo rero hagati aho ngaho nibyo nashatse kugira ngo tuze kugira kuganiraho tuze kubwira abantu ko igikorwa umuntu asobanukirwa kwikinisha ikibi cyabyo ndaza no kuganira ku mugore uburyo ashobora kurongorwa wavuze twigeze kubivugaho gatoya inyuma ya kamera
tuvuge n'uburyo umugabo ashobora kurongora umugore we. Icyo kintu cyo ashaka kugira ngo twigeho. ndagira ngo ibyo rero bibyo twinjizamo Yego. mu magambo ahinnye. Hanyuma rero ariko sinzi ko icyo kintu turi buze kucyumva kimwe gute, kuko ntabwo wambwira ko fisi ukoresha Viagra twakora ibintu kimwe. oya ukoresha Viagra nawe urabizi. Ubwo fisi Viagra rwose niyo mpamvu nabonye atentebutse. buriya rero hari abagore ngiye kuvuga ingaruka ku bagore mbi cyane buriya kurusha abagabo bagira mu buryo bwo kugira ingaruka mbi mu kwikinisha kurenza abagabo. Aho rero uretse gato mbere kugira ku ngaruka yewe n'ubundi wabishimangiye uti abagore bo ntabwo bavuga. Yego, abagore ntabwo bavuga, ntabwo bajya bavuga kuko wowe watinyutse ukakaminga uti ukavuga ubuhamya bwawe. Hari abakurekuriye b'abadamu bakubwiza ukuri bati ibintu bimbaho uburyo ibintu bifite experience uretse kuba tubivuga iyo byose tugomba no kuba dufite fact. Nta mugore abagore ni bake, ntabwo ari benshi nk'uko bisabwa, ariko barahari barampamagara, ariko bagira n'isoni. n'igihe agira n'isoni ukumva ko afite isoni zo kumva ko njyewe ndi mu rugo ndaryamye cyangwa se ndi mu modoka nicaye mu modoka kandi nta muntu turi kumwe. Ntugire ikibazo, mbwira ikibazo cyawe wisanzuye, keretse we niba ufite ikibazo cy'umuntu ukumva, wowe mbwira ikibazo cyawe. Abagore bagira ikintu cyo kwitinya, ariko ijanisha rikwereka ko abagore nibo bikinisha ku rugero ruri hejuru, ariko abagore nibo bihangana ku rugero ruri hejuru. Ndajya mbakomaho mbagarukeho, ndajya mbazaho nongere mbaveho gatoya. Abagore bagira ubwihangane bwikubye ku bagabo inshuro zitari munsi ya 50. Umugabo wikinishije ashobora no kunyura ku ikariso agahita ashyukwa, kuko ashyukwa amazinga. Ni amazinga gushyukwa bya buri kanya. Ubwo umugore wikinishije nta santima, nta mibonano, burya ashobora no kuba aryamanye n'umugabo akagarama ngo umugabo arongore gusa. Burya kugira ngo uzarongore umugore wawe yarikinishije, arafiringa imibonano agataka rwose, akakwereka ko ari muri mutu, sibyo? Ariko burya wikanje gato umuntu uza kuriya urangiza gukora imibonano ukajya kwitawaza, ugiye nko kwitawaza ugahita ugaruka wasanga ari kwikinisha, kuko ntabwo uba wagejeje aho ashaka. Uko wakora uko ariko kose biragoye, ntabwo ari uko ari bose. Hari abarangiza ukamurongora akanarangiza, ariko kurangiza biratinda ku buryo ukoresha imbaraga nyinshi. Kandi kurongora umugore burya ntarangize ushobora no kumutera ibibyimba byo mu nda. Arababara cyane burya. Abagabo reka mbabwire, mu bintu dukora byose, mu bintu mukora byose, muri bije cyangwa muri business ukora, ujye upangamo n'umugore. Ako kantu si ubwa mbere nkavuze. Niba koko ariko uri umugabo uri muri gahunda y'urugo cyangwa se kubaka, mu byo ukora byose, waba ukora mu ofisi, waba ukora mu kazi ka drivers, ugenda mu masafari, ariko mu byo ukora tekereza no ku mugore. Witekereza amakamyo ari i Mombasa ari kuza, tekereza no ku mugore. Ubwo iki kintu gishaka kuvuga iki? Abagore kumuha keya abagabo, reka mbivuge muri ubu buryo. Abagabo reka nivugeho, reka nkuvugeho nawe, reka twivugeho twe turi hano rwose pe. Abagabo turareba ibitunga ingo, ntabwo twitaye ku byatumye dushinga urwo rugo. Impamvu yatumye dushinga urwo rugo ntabwo abantu bashaka kuyimenya. Abagabo rero bamara gushinga urugo bakarangara. Right, urakoze cyane. Bakarangarira mu bitunga urugo. Icyo kintu uzasanga uretse kuba wagira umugore ufite discipline n'indangagaciro yo kwiyubaha nk'umugore, akakubahisha we mugabo, ariko si uko aba anezerewe n'ibyo umukorera, si uko ari bose. Ariko mu munaniro ufite, koresha uko ushoboye byibura umugore niyo wamugenera
ariko nanone udakoze imibonano ya buri gihe nawe mugore utumvise ko umugabo akurongoye buri gihe imibonano myiza igenze neza myiza byibura mu cyumweru 3 umuntu ukora imibonano ya buri munsi iminsi 7 imibonano kwa heri ndagusezeye imyaka 100 ari kuzamara hita ukatamo 1/3 ni 70 ubwo rero wabyumvise abagore bakeneye abagabo unyumve neza iki kintu ndi kuvuga ariko abagabo bo bakeneye ibitunga abagore babo ubwo umugore akeneye icyamuzanye umugore burya ntabwo icyo wagiye gushaka ntabwo akireba ahubwo icyo uri kumuha nicyo ari kureba ariko ubikoze byose ubu uri umwami kabisa ubu uri umwami umugore wajyuzaga gukuramo n'inkweto wajyuzaga gukuramo ishati kuko inshingano zose urazubahiriza uramurongora uko abishaka cyangwa se umunezero yifuza urawumuha n'urugo ukarwubahiriza ese tugiye dukora iby'ubwonko bwacu bushoboye tugatekereza hari iby'ubwonko hari ibiryo by'ubwonko imibonano ubundi ngo ni ibiryo by'ubwonko mwari mubizi niko bivugwa imibonano ni nabyo kuko ni ibiryo bitunga ubwonko biriya bintu ni mu mutwe yego niyo mpamvu uzasanga umuntu iyo ari gereza uzasanga bamwe baba baraje barabaye sinzi bararangaye yagase pedetse abaryamana bahuje ntuzi kuko agera hariya kubera ko bya bintu yabonaga atakibibona igihe ahamaze agatangira kubona mboneraho kwihanganisha abantu bafunguwe wenda bari bamazemo igihe mwihangane ndabizi ko bibaho hari abo barongora ariko uwo barongora arangirika cyane kurushaho urongora arangirika kurusha urongora birabyo numvise bifitemo amakuru menshi kuko birimo byinshi nta nubwo byo twabivugaho reka tubyihorere kuko bifite ba nyirabyo batanatureba nabi garukira imbere pe urakoze cyane rero umugore akeneye umugabo kuko iyo uje n'ubwo wamuha iminota 20 uyimuha iminota 10 kuko iyo unaniwe burya uri umugabo sinakubureminga kuba wakora imibonano ukarangiza mu minota 15 nta kibazo ufatikanyije n'umunaniro w'akazi uraje byibura mu bitotsi ufite mu munaniro ufite gerageza ukora ibishobotse nugera no mu rugo ukora ibishobotse ugira igihe uvuga uti mu cyumweru byibura umugore niba unananiwe kenshi muri kakabaye 3 ariko byibura uvuga uti mu cyumweru uzajya murongora kabiri biba bihagije ariko ukamwitaho ukavuga uti ndamufatira umunsi wo kuwa 3 mufatire n'umunsi wo ku cyumweru murongore ku cyumweru uzajya nduhuka kuko nta muntu ukora iminsi 7 biragoye agira igihe akaruhuka niba wa munsi warihaye kuwa 3 no ku cyumweru uwufate uvuga uti mbere ya saa 6 ndamwirirwana nirirwana n'umugore ubwo ndavuga ubwo n'umugore ni ukwiha gahunda ariko hari ababaho gutyo nabo muri uru rugo bose bagenda baguruka ugasanga umugabo yagiye umugore yagiye cyane nk'abantu baba hanze abo bose nabarenganya ariko niba uzi ko nabyo biri mu bintu bitunga urugo areka kuko iyo bigenze gutyo muguruka niho uzajya kumva umugore yagiye yashatse akandi gasore ukumva ngo fisi yagiye gushaka indi nuzi ugasanga bose babayeho biyeranje icyo gihe urugo ruba rwarundutse nabyumvise aho bipfira kwa rero burya umugore agirwaho ingaruka no kwikinisha kenshi 80%. Ubushakashatsi buvuga ko n'abagabo babigiramo uruhare kugira umugore yikinisha. Hari umugore utinya kuba yaca umugabo inyuma akavuga ati kugera nca umugabo inyuma ibyo adakora nzajya mbikora. Ukaza umugore akagusakira akagoreka ibyishimo kubi yabirangije yagufirize mu mibonano ubwonko bwe yabwangije tayari uri kwangiza ya mitsi y'ubwonko ari uduti tujyana amaraso ku bwonko. Iyo wamaze gukora ya masturbation igihe kinini twadutse turagenda tukananirwa ukaduca intege utararengaho ubuse ndakibaza gutera reka nifashishe wowe yego uri umugabo wikinishije uhuye n'umugore wikinishije sibyo ndashaka kutubwira aho hantu bo yewe narikinishije icyambere sinzamunezeza kuko icyambere nimujya hejuru leta ndangiza ntabwo ndi umukore ibyo yifuza. Icya kabiri nubwo na resisting shaka kuba nanivuje narakize nijya kumurongora kuko azatinda kurangiza kandi igihe mfite ikibazo narikinishije ndangiza vuba ntiwango mpfa gutungaho ashobora kunkoraho nkahita ndangiza
umugabo wikinishije no kumutinza mu kumwambara asaba urumwica Yeah. uramwica bisaba kugira ngo azasanga wowe witeguye azadubika kandi ibyo ni ukwica umugore ese umugore ni inka kariyo babangura ikagenda yurira yishyiramo umugore arategurwa hari iminota ubundi ariko iyo faiblesse nayo iravugwa ku bagabo b'abanyafurika si cyo cya kibazo nakubwiye se abanyafurika twigirira icyo kibazo ikintu cy'igitsure ku mibonano kumva ko umugore ariko ntibigeze kubivugaho biriya by'intuza hari icyo ugomba kuza wurira ariko bimenya bisigaye mu byaro ubu bisigaye mu byaro kuko se hari umuntu ukijya kurongora umugore atabanje kumutegura umugore yigiye kumurongora kuko nta muntu ushaka umugore atamukunda ntuzabimbwire kumwurira buhene niba ufite umugore ugiye gukora imibonano nawe first of all niba utazi no gufiringa imibonano ugiye kuyikora reka nyikubwire utuntu 2 cyangwa 3 uramusoma icyo ni icya mbere ugashaka ahafite kote faible ahibura ubuhazi hari abagira kote habagira faiblesse ku mabere hari abagira faiblesse mu matwi hari abagira faiblesse ari uko umusomye umwanya til lang akaronje no kuri umupapa ubone na nyine ndi kubikubwira nese ibintu ndi kuvuga si bisanzwe ni bisanzwe hari abagira faiblesse ari uko ukoze kuri clitoris umenya urindwa mubi nka yagora ariko biriya bintu bya yago ugaruye n'inyuma wihangane kuba wenda tubinyuzemo hagati biriya bintu bya yago njya mbona ari birimo n'akagambane ngiye mba mbikurikirana gutyo nibereye mu rugo ariko babona yago niko avuga yago nawe avuga ko yagambaniwe kuri njyewe sinkubeshya rwose simbizi nta na kimwe nzi ariko ngiye nkurikije uko mbibona ni ukuri kw'Imana biriya bintu ni akagambane biriya bintu rwose sinibaza ukuntu umuntu w'umujene ukorera amafaranga uriya muntu ashobora kuba yaratumwe bikaba nka bya bindi by'abandi batuma ngo kugira ngo harabika umuntu bitewe n'iterambere ariho cyangwa se atangiye kugeraho njyewe nanjye ubwanjye iriya yago none se uko wumvishe uriya mukobwa avuga harabika yago cyangwa avuga mutaka ariko hari aho yamuharabitse amwita n'imbwa yari amumututse narabibonye njyewe ku kiganiro navugaga mu gikorwa nyirizina niho nibandaga oya mu gikorwa ntabwo mu gikorwa se buriya rega niyo byagenda nabi reba n'umugore wishyira hanze ntabwo nawe ari umuntu ese wajya kuvuga ngo umugabo wanjye ndongora nabi buriya abagore nibyo nahoze nkubwira barapfanirana none se umugore yakugana ngo umugabo ndongora nabi oya mu kibazo ashobora kuvuga ati nubwo bwose havuyemo ibibazo nta nubwo nishimye ariko we yavuze ati biriya bikora umuntu bikora sinzi ariko harya yavuze yuko yabikoze neza uriya mugore ni gatumwa simuzi pe nayago sindahura nawe ntabwo gusa ndamukurikirana on social media ariko hari umuntu ni gatumwa ese wabonye umuntu ujya kuri kamera ugatukana ubuze twamutandukanye na babandi birirwa batukana ku mpano yagiye kuri televiziyo kuri social media narabikurikiranye ari gutukana numva agaragaza n'amajwi ibi bintu bifite reason hari ibintu ubona ukabona nta nzira bifite rwose ukabona ko ari gatumwa harimo ibintu by'imihanuza wenda kugira ngo tunakave ako kantu nari nkinjijemo kandi dafite aho gahuriye na sije yacu yego ubundi ubona ari iki gituma abagore batagitinya amabanga y'indani batakiyatinya mbere hari ukuntu banabyubahaga sasa isi yarahindutse kuko isi ihindutse niko abantu bahindukana nayo hari akantu ugeze gukurikirana ka wa mugabo ufunze bita ngo ni bihoye iki murambabare ni bihoye iki bampora iki minisita uriya ufunze yigeze kuvuga ahantu yagiye za ntuza za niba ari beretwari ku kigo cy'ishuri yari yasuye ngo hasanga utwana sinzi ijambo yacetsemo yakajombye ngo nabo muneba ngo nabana ngo ba viziyo ngo keza ngo akana k'agakobwa keza ngo ubona ngo ka viziyo ngo arangije ngo umwana nicyo yarariye uruzi icyo ashatse kuvuga nta muntu ukibyara hari umuntu ukibyara wari bwabona hari umuntu ukibyara umwana mubi akabyara umwana ukabona ari mubi ariko mbere hari igihe umuntu yabyaraga umwana uri n'umusore mwiza ubibona kuri mwiza
wabyara umwana ukibaza uriya n'uwanjye ariko ubu ngubu bitewe n'icyo koko yagize ate yarariye abantu bose babaye nk'amapondezi kubera ibyo turya ibitujyamo nibyo bituma nibyo bidusohokamo nyine rero sinzi uko nabivuga ariko biriya bintu ni ubuhamya gusa bisigaye bidasanzwe abantu b'igitsina gore uburyo basigaye baratinyutsemo ibintu by'amabanga nta umuco waracitse abantu binjiye muri viziyo bibagira umuco umuco gakondo barawutaye bo ubwabo bibagirwa n'indangagaciro barayita ngemba nkurikirana amashosho media hano mba ndeba ukuntu abantu bataye umuco umuntu ajya no kuri social media akambara ubusa ntacyo bimubwiye gusa umwana w'umukobwa ukabona isura ya physical appearance ni umukobwa mwiza ariko ukabona ibintu ari kwikora ukibaza ntago mbikururanye ngo mbibone twigire ku bakuze kububatse cyangwa se abashaka kubaka uracyaduha inama yego so rero ku mugore iyo umugore yikinishije igihe kinini ikintu cya mbere agira umujinya udasanzwe yego umujinya umunabi niwo mujinya umunabi hanyuma ubundi hari n'abagira ubwoba ku mutima ibyo ni ibintu bigenda bivumbuka ni ubushakashatsi bugenda buvumburwa nyuma y'ubundi bushakashatsi buba bwarabone kuko hari n'abo bibaho kwikinisha bitera kunanirwa k'ubwonko ku bagore byo rwose barananirwa cyane ikindi cya kane no mu kazi wasinziraga urasinzira wicara ugahunyiza rwose mu kazi ukaba wicaye umwanya munini amasaha 20 ugasanga usinzira amasaha 12 ibyo ukora ntabwo nuko gusinzira ko hari umuntu nkazihora uwo muntu rero turi mu kazi ashatse yakwifatirana hakiri kare ntawe uzumura noneho ikindi cya kabiri abantu batamenye buriya kwikinisha ku bagabo iyo wabikoze igihe kinini hari igihe bigutera prostate rero ibanzirizwa n'ibimenyetso bya prostatite ni ikimenyetso mpuruza kibanziriza prostate iyo haje noneho cya kimenyetso mpuruza cya prostatite icyo gihe umenye yuko uri gusatira kuba warwara prostate noneho bakabyitiranya prostate bakayitiranya na kanseri prostate nacyo ni ikimenyetso ariko noneho iyo cyamaze gukura gihita cyitwa kanseri ya prostate noneho umuntu yakumva yazajya byabimenyetso atumenya nararwaye prostate tumenya nararwaye kanseri ya prostate uwo muntu akabaho ngaho ntamenye uburyo agomba kwikurikirana ntamenye kandi byose biva mu kwikinisha ndashaka ko dutandukanyiriza ibyo bimenyetso ibi bimenyetso first of all iyo prostate yakwatatse prostate utangira kubyuka nijoro ushobora kunyara nk'inshuro 20 ijoro noneho buriya prostate ijya kugira ibimenyetso bimaze nk'ibyaba diabetike ku batabizi rero hari igihe iyo bimeze gutyo ahita atangira kwirukankira kwa muganga akavuga ngo reka ngende nipimishe ndebe ko ntarwaye prostate yagera hari abagerayo hari igihe agera agasanga ni diabete ariko noneho hari ugeraho bagasanga ni mutaraga bikaba ngombwa ko bamupima everything noneho basanga bya bindi basanga bya bimenyetso ari kubabwira ko anyaragura hari naho agiye ku mavuriro ya feke hari igihe batanabibona akigumira gutyo noneho ya prostate igakura kwa gukura none igatangira kubyimba yamabye igahita yinjira muri ya kanseri noneho sasa twavuze prostatite rero buriya ko abantu benshi batangiza prostatite noneho ntibabimenya utangira kunyara amasohoro akaza mu nkari ubwo ariko umuntu warabikoze igihe kinini amasohoro wanyara amasohoro akabaje mu nkari hari n'uburyo irondo rikivanga n'ibisambo noneho hari uburyo bwo kuribwa bwo gusa n'uribwa hano mu ntuza mu kiziba kindi noneho biriya bintu byangiza ingingo nyinshi zo mu mubiri harimo n'umwijima uko ukomeza kunaniza kwikinisha kandi burya kwikinisha bimeze nka nikotine umuntu wanyweye itabi kuriya kurireka bishobora kukwanga urabireka ukamara ukwezi kumwe 2 3 ariko igihe kikagera ukongera ukabigarukaho
kubera ko ka kantu katumye ibikora ntago kakuvuye karacyakurimo uburwana icyo gihe ubunaniza ubwonko iyo uri kunaniza bwa bwonko rero bituma ubwonko bwawe bukora cyane kuko uri kurwana no kureka cya kintu nje kazo kamatsiko yego nawe hari ubwo ujya ugira intention oya nta intention yese ko nakizeye uguze ukimfata nk'ukibisa oya wagiye narakize naranabivuze barabizi oya narakize rwose narakize nta kibazo urabizi ko umugabo mu kurongora arangiza vuba acika intege arananirwa ariko ibyo byose ntibindangwaho biriya bakubwira ngo agaturo ka mbere ngo kamaranga iminota 2 3 ngo niko ngo ubundi ngo mu buzima bw'umuntu biba byesitaye siko biri simpamanya n'ubivuga icyo nicyo nanjye rwose ndacyemeza icyo umuntu uzambwira ngo agaturo uba ufite ikibazo niba urongoka ni iminota 2 3 ubwo se kuba washyize muri mudu uri kurongora ubwo ntumwishe ubundi ribu ibaye irikurikirana uwo muntu abaye ari ukurega ntago waharwa niba wamuteguye ukaba iminota 2 urarangije kandi abagore burya batinda kurangiza oya ntago abagore burya bapfa kurangiza burya niba urongora n'umugore wawe hari position ugomba kumurongoramo ukasetinga ubwonko bwawe kujye kurongora umugore akabanza akarangiza ubundi ukabona kurangiza kuko abagore baradufasha ngo turangize kuko aba yarangije ashobora no kukwihora ngo wishime ariko sukwa ntagaruka abayigiza gute ntagaruka aba yagize yego aha ubwo hari ibintu bise ndeba ubwo rero hagati aho ngaho uburyo izo ni warutubwiye ku ngaruka z'abagabo n'iz'abagore ku bagore nanazanditse hano impamvu bizitera abagore kwikinisha impamvu ya mbere kutamurongora ngo arangize iyo ni impamvu ya mbere impamvu ya kabiri kuba ashobora kwihuriraho n'umugabo impamvu ya kabiri kugira ubushake bukeya iyo ni impamvu bahuriyeho bose ariko ubushake buke ku mugabo burya yarikinishije ntago bikunda ahubwo agira ubushake bwa buri kanya n'ikarisa yayibona agashyuka n'umukobwa ashobora kumunyuraho agahita setting imibonano mu mutwe agahita azahana akabikora akaza akicara hano mu office agahita yikinisha kuko ni ukuvuga ngo ubwonko bwe buba bwaramaze kurangira ahora atekereza ku bitsina by'abagore ahora atekereza ni uwo ngo kumubwira ngo araguteresa uramwangiye cyangwa se wanze ko mukora imibonano ntacyo bimubwiye hari uwo twaganije ubundi namwe kanyagwe mbabarira utazapfa utyo imyaka 30 ngo ntago ndakora imibonano ngo ariko maze imyaka 10 nyikora gute suri kubisobanura ute maze imyaka 30 ku isi sindakora imibonano nta mukobwa ndahura nawe ngo kiremo ariko maze imyaka 10 nkora imibonano uyikora utese ngo njye nabarongora pfa kuba nakubonye nkagukunda njya mu rugo nkakurongora utese ndikinisha gusa ubwo numva ngo waba atararangiye urumva hari uwo uretse Nyagasani no kuba wenda uwo muntu yakwirekura akavuga ati ndifuza kwivuza ariko buriya kugira igitsina gito ku bagabo ntibishobora kubipfunda biri mu ipfundo ryo kugwingiza ku gitsina uko uvyoroga cya gitsina imfasha nyigisho ko mbanyifite hano se imfasha nyigisho mbanyifite uko uvyoroga cya gitsina urabiza bikinisha iteka ryose uyu mutsi wa hano niwo bibandaho uyu mutsi ni ukubanga uko uri kubyoroga uba uri kunaniza already uri kuwusubiza kandi uyu mutsi ukorana n'ubwonko hano inyuma ntabwo uyu mutsi uko ubyoroga uba ubyoroga ubwonko nta muntu wikinisha azamura hari uwuzi se ahubwo uzamura niyo mpamvu mu biti umuntu awukora ahubwo akigarura ahubwo umuntu wese wikinisha aba amanura kandi yibana umugabo witwa Boni ubushize dukorana ikiganiro yaravuze ati Ronje yavugaga ibintu rwose nkibuka muri interino ati turi kuri za ponyoto babyita ponyoto z'amarushanwa uva ndakubwiye ngo ibintu byose nta kidashoboka uretse ko abantu babifata mu bundi buryo kwikinisha bigira ingaruka nyinshi abantu baba hanze barabashuka nkoresheje ya mvugo barabashuka ngo kwikinisha ngo ibintu ngo biruhura ubwonko ngo bituma hari abantu ngo yikinisha noneho ngo yanga ngo kurwara sida akikinisha ngo rekwanga ngo wanze kurwara sida ukambara kondomu ugakora imibonano ntago wakora imibonano
ni ngombwa ko watinya gukora imibonano kugira ngo utandura indwara ziva mu myanya ndangagitsina, ugahitamo kwikinisha. Ese iyo mibonano uyikoze ukiprotekitinga, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Ariko utagiye kwangiza umubiri n'ubwonko bwawe. nanone hakoze kuba umuntu w'umugabo, dusipoze kuri gitifu, dusipoze kuri meya, dusipoze kuri undi muntu uwo ari we wese, warangiza ukaba uri mu office ku bwonko bwawe buri ahandi, kandi ufite abaturage ugomba kureberera. Urwo ni urugero nkuhaye. kandi kuri experience ntoya y'abantu bake naganiriye nabo, umuntu wikinishije bose aba lost, aba yatakaye, ahorana umunaniro, aba yatakaye. No, ikintu kibabaje Jara, ntabwo abantu bajya basobanukirwa ko kwikinisha biri mu bintu bishobora kuba, nta muntu wemera ko bikira, nta n'umuntu wemera ko ari ibintu bishobora kugira. Inama za mbere zishobora kuguha kwitwararika udakoresheje bwa bwonko bwawe ngo umukoreshe mu gihe kitari ngombwa, kuko umuntu wikinisha arananirwa ubwonko. Hari ikintu ejo uzarware prostate, warabonye ikiganiro utarigeze utekereza ko wowe bwawe kwirinda mbere yo kwivuza, nawe utarabikora. Kwikinisha nkubwiza ukuri JALAS, ndabikubwiye, manitse ikiganza cy'iburyo, uzabaze n'abahanga, uzabaze n'abatekinisiye, kwikinisha biri mu bintu bya mbere biryoha. Ugiye gushyira ku rutonde rw'ibintu biryoha mu buzima bw'umuntu, binezeza n'umuntu, kwikinisha bishobora kuza mu myanya 3 ya mbere. Ubwo twakuyeho kwituma. Ko kwituma hari igitabo nasomye, biraruhura. Kwituma biraruhura, burya bavuga ko bizana ku mwanya wa mbere. Ko hari igitabo nasomye kibivuga. Ubwo ibyo byo nabikuyeho. Ariko kwikinisha biraryoha ku rwego nge ndi kubikubwira nkanjye uzi wikinishijeho, biraryoha ku buryo uburyohe bwo kwikinisha ku muntu wabigize password cyangwa se wabigize nk'umwuga, kugira ngo azabireke ni nyagasani cyangwa se kunywa imiti, kuko ntabwo imibonano yamuryohera nko kwikinisha. Uwumwe mene umuntu wabigize byabaye chronico mu mubiri, ntabwo ashobora nubwo yarongora, ntabwo ashobora kurya. Nese nujya wumva narinzi ko ibyo biri ku badamu, umudamu wadushobora kuryoherwa wenda byuzuye. Rega n'umudamu araryoherwa, ntabwo ari bose, ntabwo imibiri yacu ikora kimwe. Hari uryoherwa akanasara akavuza n'induru mu gihe ari mu mibonano, akavuza induru yumva ari kure cyane, ariko bikarangira wowe urangije, kuko aratinda kurangiza, araguma muri bwa buryohe gusa, araguma muri bwa buryohe bw'ibyo uri kumukorera, ariko ntarangiza. Wese uri ipunda ku buryo urongora umuntu utarangiza. So niho waviramo se bino tubona abakobwa batunze zino toy n'ibiki. Yes, of course. Aza vibrate aracomeka ku buryo niyo ari umunsi wose ikagira kuko iri bikoreshwa n'umuriro, yamara kumva arangije akarekera. Rero uwa muntu wikinisha rwose umenye ko ni ikintu cyiza, ariko ni ikintu kibi, cyangiza ubwonko, cyangiza umutima, cyangiza umugongo, cyangiza ingingo zigize umubiri wawe. Uhora urifatiye, unaniwe umubiri, umuntu wikinishije cyangwa se wikinisha. Yego ronje cyatse nanasoze. Uretse gusoza, mbere yuko usoza, abantu njya mbona ubushite tuganira abanyakaga nimero yawe cyane, ndaza kuyivuga, ariko hari ikintu nshaka kumvisha abantu. Umva uruze kuyitanga kuko urumva impamvu, reka nkubwire impamvu. Uravuga uti abantu babigira ibanga, ariko wowe uryo bivugamo, menya abadamu bakuyoboka bakanakuganiriza ngewe nashaka mfite telefone hariya y'abagore, mfite telefone hari abagore bampamagaraho, ndayifite hariya y'abagore, ariko ni inama gusa, nirirwa ntaga inama kuri telefone, ntawe mbona. Ariko ni byiza kuba yanirekuye akambwira, ni byiza. Hari ibyo nanjye muganiriza nkamubwira. Umugore wirekuye, kuko hari n'umpamagara akambwira ati muga, none se ngewe abandongora ko bimeze gutya, mba numva hari abagore bagira amavangingo ariko batabizi ko bayafite, ariko kubera uburyo barongorwa cyangwa se kubera uburyo batangamo igitsina ku bagabo babo, ugasanga ahora arongorwa ariko ntarangiza. Ikindi cya kabiri, hari uburyo we mugabo ugomba kurongora umugore kandi
bikazana ya mavangingo wibwira ngo nta mavangingo umugabo hari abagabo basenya da senya rwose narayabuze. ikibazo si umugore ikibazo ni wowe. Ese bya twatangiye tuvuga ni gute uzaza unaniwe ukaza udubika ya masegonda urambwira umugore aya mavangingo azazana amavangingo urayakurura ntago amavangingo ari nkari umugore nese ukeneye inkari umugore azajya kunyarira yikaniriye bimwe byo kumwiga primus umugore ugufera akikanira ukarongora akikanira akazirekura izo ni inkari inzu itagira umuhumuro mwiza ra iyo ari inkari urakoze cyane umugore ndavuga ku buryo bubiri mbabara mbivuga ko uburyo bubiri ku mugore no ku mugabo we mugore urongorwa hari uburyo utangamo sex wowe mugabo urongora hari uburyo urongora banza usetinge mu mibonano kwanza ishaka umugore wo murongora akarangiza urarongora uba agomba kuba wabiganiraho nawe ukamenya ahagira kote febure ya ahiri ukamurongora ukora niba ari ku mabere ukamurongora ukora ku mabere cyangwa se unayonga sibyo ukabikora ugahagikisha ko umugore arangije. Iyo wumvise ugiye kurangiza reka nkabibira akabanga abagabo iyo wumvise bikureba bigiye kuza uracomora dusipoze ko uri kurongora uko ndi kurongora iyo uri kurongora umugore sinzi ngo ibintu uri bugumizamo urabirekeramo turi mu imfashanyigisho niba uri kurongora uri kunyaza iteka ryose hari abantu bazi ko kunyaza ari kumanura no kuzamura ubwo nanze kubikora muri bwa buryo sibyo noneho hari abatazi ko ushobora kumanura uzamura unakubita ujyana ku mpande impande n'impande ntawe umenya aho amavangingo y'umugore aturuka kuko burya kunyara k'umugore ni utuntu tubiri tubamo hararo kuri rugongo ukubita kuri rugongo harya iriya rugongo niyivura ya mavangingo. Wowe mugabo rero kubera wa munaniro uraza ukabuze kujya gukubita gusa ugakubita ukaryoherwa no gukubita gusa wabona bitaje no kugacameko kaburarangije suko umugore uko uri gukubitana waba ari kufiringa ya mibonano uko firinga ya mibonano niko bigenda biza mu mutwe we bikazarangira ya mavangingo y'ubwo yivubuye atari za nkara guhereje akaza umwimerere wayo. Wowe mugore rero ubwo tuvuze ku mugabo wowe mugore rero fata umwanya umenye uko utegura umugabo ntago abagabo aribo bategura abagore n'abagore bategura abagabo natwe dukeneye gutegurwa. Niba uri kumwe n'umugore wawe muri mu cyumba mwambara ubusa mutegure niba ari kunda niba ari ku mabere mutegurane musomane mujye ku buriri mubanze mufate ya minota byibura mike y'ibitanu muri yakabaye ni 10 muri gutegura munezero ukaba wo gutegurana ni naho imibonano iryoha. Arya kwa kundi isabune ibaye nyinshi mu ntoki umuntu ari kwikara babyita ko yagize ute yarese umugore abanza leta n'umugabo arete mwese mufatikanye kureta twese ikinyarwanda kirasobetse nacyo rwose mufatikanye gufashanya kugira ngo mwese ubushake mbese ubushake buzire rimwe nibwo buryo bwiza bwafasha wowe mugabo gukora imibonano y'umunezero wowe mugore kurongorwa unezerewe kandi ntabwo kurongorwa ari ukugarama ngo nagiye hari uburyo ushobora kuguha bugira muri 4 cyangwa se 5 uburyo ushobora kurongorwa wowe mugore hari uburyo bwo kugarama ku gitanda niba ugaramye amakaguru hariya akandi hariya uwo nibwo bita missionnaire simbizi ntabwo nyamenye ibyo ni abantu bagenda babivumbura umugabo akajya hejuru akakurongora hari uburyo bwo kujya ku gitanda uturutse inyuma hari uburyo bwo gukikira umugore ukamukikira ubwo ndi kwigisha abatari babizi bazi uzwara umugore ushobora kuba iyi saha kuva ashatse urugo arongorwa uburyo position imwe ari yazi niyo missionnaire nyine akabazi kari kugarama umugabo akarongora akabazi kari uko nguko barongora atazi ko hari ubundi buryo ashobora kwitambika akarongorwa yitambitse bikagira ukundi kuntu bihindura mu mudu bikagira ukundi kuntu biryoha akaba atazi ko hari uburyo ashobora gushyira ikiganza ku gitanda bari no hasi ugashyira ikiganza ku gitanda ugahereza umugabo icyo bita ngo naka inyuma bariya babifata mu buryo bw'uburaya bariya bagira za mvugo zabo ariko ni uburyo bw'imibonano kandi bwiza ni uburyo n'umugore yarongoramo umugabo we ntabwo ari uburyo bw'ubwe discipline erega turi mu isi y'iterambere tugomba ibi byose si igigisho tuba dutanga style yitirirwa imbwa ntabwo ari style yitirirwa imbwa ni style yitirirwa imbwa iyo ngiyo se oya
oh ibyo ni imyumvire iyo ni imyumvire rwose none se hari uburyo nk'umuntu agaramye undi ukamukikira ukamukikira already sexes ziba ziri kumwe ziteganye ni ukuvuga ngo ahangaho ukora imibonano neza niba umugore aryoherwa uri kumunyaza hano ntunanirwa nawe ntananirwa uramukikiye amaguru yara akaguru kakaraha kandi karaha waramukikiye biramufasha hari abagore barangiza ari uko umunyaje wamunyaza akarangiza utamunyaza ntarangiza wacomekamo rwose bikapfa ubusa hari n'uryoherwa ari uko ucometsemo so nuwanga iyo umukikiye rero ukanyaza ari wa wundi uryoherwa ari uko umunyaje biragufasha ntunanirwa uramukikiye protected muri ku ntebe hano ukarongora ukishima nawe akishima so ibyo rero ni inyigisho muba mukeneye ariko abantu batazi reka umunaniro we mugabo njyewe niba murakubwiye ntiduhe nimero tanga nimero abantu bakeneye inyigisho baze kukuvugisha kuko ntabwo ibintu byose wabivuga ngo birangize murakoze cyane kuko pozisiyo nubwo uri uvuze izo zonyine se arizo zonyine ntabwo arizo zonyine nari yizi ko ariko reka turekere izo ngizo nimero zanjye ni 0788 70 88 ushobora no kuyimbonaho kuri WhatsApp uraza no kuyibashyiriraho hasi ya hanyuma 0782 70 88 izo ni zo nimero hanyuma hari akantu nabazaniye ndi gusoza nakabereka nta kibazo okay murakoze hari akantu nazanye mu minsi mikuru uraza no kubereka nta kibazo kamwe washatse wango ni putro harya ngo ni putro washatse wango ni putro hanyuma iyi ntuza ni zimwe ni yayindi yayindi abantu barayikunze cyane ndaza kugurisha n'akantuza imwe yongera gahunda umusaza umwe nagize eko waza kukumvisha kawa umuntu aka kantu mu by'ukuri abatabizi kari gukora umuti cyane reka nze ajya nako na kamera utwo tudukura mu Buhinde twaje vuba amabonasi yari yararangiye rero tusa naho mu minsi mikuru tuyagaruraho kugira ngo abantu bacikanwe ariko birarangirana n'ejo bundi kuri bonani ndashaka kugira ngo upureyingi y'intuza aka ni kakani bisaga pesu uyu ni wa wundi wundi uyu ukora ibintu bibiri ngunga utu tubiri warawumvise noneho akabisaga pesu baretse wumve nkashyira kuri intuza wumve nta kibazo ye nkunda ubuhamya abantu bavuga ibyo byabaye waramutse muga none se uyu muti urakora nguyu wo gukuza igitsina urakora rwose hari akantu kiyongereyeho none se ahubwo ko uyu nguyu umeze nk'agapesi wari washize uyu nguyu wundi w'amavuta uyu mu gacupa karekare wakora wonyine uw'agapesi avuga ntago wivugiye ko ukuza se izi ni kode z'abakiriya gusa ntago biba byemewe naratabaye habayeho gutabara gusa ntago biba byemewe ni ikosa mba nkoze ariko nta ijwi ry'umuntu se ari uryumva wenda washobora kwiyumva ariko nta umenya ngo ninde ni we se ntawe umenya so mwihangane kuba mbikoze ni n'amahire ari kwivuga neza ko yakuze yego uyu muti rero uri efficace mu buryo bwo kwikuza mu buryo bwihuse kandi ugafasha aka kagapesi uriya muntu avuga buriya abahanga bavuga ko ari nawo muti ariko nawe ukakoreshwa konyine ubona ari amavuta arimo imbere ugira utyo ukayafata ugasiga kuri wa mutwe w'igitsina hamwe twavuze umuzigo hano hejuru none ugasa n'ukaraga hano hejuru warangiza ugasa n'ukurura uzana imbere inshuro 15 warangiza ugategereza iminota 15 ya minota 15 yagera abantu babyumvise nabi ya minota 15 yagera ugashyira utu tuvuta nanone ku gitsina hariya ugakurura indi inshuro 15 reka rero nkubwire cya kiganiro twakoze ukuntu abantu babyumvise abantu bumvise yuko ngo ugashyiraho ugiye gukora imibonano arakugusigaho ari nka puturu ntabwo ariko bimeze usigaho kano ugategereza iminota 5 aka kameze nk'agapesi ntimukareba aka ngaka minsi 15 ku bijyanye n'iriya gahunda ntimukarebe gutya mugasuzugure ibindi ntabyo mvuze
hanyuma rero nawe usigaye ugenda uziritse ngeze mfite ikibazo ndi kuvuga abafite ikibazo rwose warongereye nuko nguko rero nagira ngo mbabwire ko twari twashize abantu nabahakaniye ko tutagihari ariko right now turahari. Ikindi cya kabiri, iyo uganira n'umuntu ntugashake kugira ngo agwe. Iyi miti yatandukaniye n'aya mavuriro nabonye leta yafunze. Biratandukanye kuko ibi ngibi ni ibimera ariko biterwa n'uburenganzira cyangwa se n'ibyangombwa. Ibi byo ni ibimera? Ni ibimera ariko uyu nguyu uva mu Buhinde. Gusa ubundi wakwinjira mu gihugu uva mu Buhinde. So rero ntabwo ibyo byumvikana byo. Ikindi cya kabiri kuko bitandukanye kuko abantu bagiye babonye ko ari ibimera, ibitunguru, indimu, asanze tudakora se. Urakoze cyane kabisa. Hanyuma rero ubwo ibindi abazajya bashaka tuzajya tubigisha buri munsi uko bazajya bakenera ntuza ikiganiro. Ubwo byo bazabaza nzagaruka mpera aho ngaho. Nabonye gushize bambwe bati muganga azatubwira experience y'ukuntu abantu b'igitsina gore kinisha kuko yabishimangiye nk'afite amakuru. Kandi urumva nkuko wanabivuze kuko babikora mu ibanga. Ni ibintu utapfa kumenya pe. Ni utapfa kumenya. Kuko buriya abahanga bahora bavumbuka buri munsi, ntabwo cyangwa se ubuhanga no kwiga bihoraho. Ngeze gufata amahugurwa yo kongera kujya kubigira mu Buhinde mara hafi amezi 2 nuko hari ubundi bumenye nagiye kuzana naho haje kuvama agapeso akantu n'ubundi bumenye bwari bwiyongereyeho. Icyo bazajya bakenera rero bazajya bakubwira utugize dukomeze tubaho ibiganiro bitandukanye kandi bijyanye n'ubuzima. Cyanyuzwe n'agapipi Fisi reka tumufashe agapipi ke kagiye. Yego. Okay, akaba akanyuzemo nyine no gutebya. Ariko ubwo muganga yababwiye nimero ye ni 0782 78 65. Mumuvugishe ronje mumuvugishe mumenye ibyo byose by'ababaza kurusha uko ngiye mwabimbaza cyangwa mukumva iki kiganiro cyonyine kuko ushobora kutumvise byose nagiye ukeneye n'inama uraduhamagara tukaguha inama. Okay. Hari ukenera inama rega adakeneye kwivuza. Si ngombwa ko umuntu inama. Oya ntago abantu barwaye bose. Ukeneye inama tuguha inama. Ari utagenda neza ejo ukagenda neza. Yego. Murakoze. None ndagushimiye. Yego. Nanjye nabashimiye. Akoze cyane. Thank you.